Hello guys, ni wa mu master wanyu from Two System Auto Korean Garage Limited. Nongeye kugaruka kubaha ikaze ku rubuga rwanyu rwa iWatch TV. Murambabarira nari narabuze ariko ubu nagarutse. I'm back. Ndaje ngiye kongera njye mbahereza product zimeze neza, nongere kubabwira ibintu bizima bimeze neza kuri aya mamodoka yacu ndetse akaba n'ayanyu guturuka mu gihugu cya Korea. Kuri uyu munsi wa none rero by'umwihariko mbazaniye amakuru meza ku bantu muhora mufite ibibazo ku modoka zituruka mu gihugu cya Korea, harimo ama Hyundai, ama Kia, ama Niro, ama K7 n'izindi zigiye zitandukanye muzi, abazitunze murazizi n'abandi muteganya kuzigura murazizi. Mwega ikintu nshaka ko tuvugaho kuri uyu munsi wa none, ndagira ngo mere step by step buri kintu cyose. Ubu tugiye kujya tukiga step by step. Nimba tugiye kujya turiga, tugiye guhera ku kintu imodoka gishobora kwitezaho ingaruka zihambaye mu gihe wakoresheje ikintu kibi. Ikintu kuri uyu munsi wa none tugiye guheraho, waba uri umunyeshuri ukaba udukurikiranye cyangwa ukeneye stage, nawe iki kintu cyumve, ni ikintu cy'ingenzi. Amavuta ushyira mu modoka yawe ni amavuta y'ingenzi kuri moteri yawe. Abantu rero mutunze amamodoka nka Hyundai, Kia n'izindi zituruka mu gihugu cya Korea, ndagira ngo mbereke amavuta meza mushobora kuba mwakoresha ku modoka zanyu. Ni amavuta akora neza cyane, bayita Kicks. Ku modoka inywa diesel ushobora gukoreshaho Kicks 10 double 30, niyo ushobora gukoreshaho 10/30. Aya ni amavuta meza cyane ku muntu ufite imodoka ya Hyundai inywa diesel. Aya mavuta akora neza cyane, atuma imodoka yawe igomeza kugira ubuziranenge, moteri ihumeka neza. Kandi ikindi kirenze kuri aya mavuta agenda ibirometero byinshi, 5,000 n'ibirometero byinshi cyane kuri aya mavuta. Wayakoresheje rero ku kinyabiziga cyawe, yewe umunyeshuri wiga mechanic automobile cyangwa se ukaba nawe uteganya kuyiga, ikintu cya mbere ku modoka kiba gisabwa amavuta no gushyiramo amavuta yabugenewe, apana gufata amavuta ubonye ayo ari yo yose ukaba wasuka mu kinyabiziga cyawe bitewe na moteri uri gukora. Aha ndi kubwira ku bantu mutunze imodoka nka Hyundai, ama Kia, ama K7, ariko aya ngaya ajya mu modoka ya diesel, ajya mu modoka inywa mazutu. Ndaje mbereke n'andi akoreshwa muri buwate. Noneho hakaba n'andi mavuta meza cyane kuri Kicks ushobora gukoresha muri gearbox. Aya mavuta nayo wayakoresha muri gearbox yawe, akora neza, arizewe, ni full synthetic ku modoka zituruka mu gihugu cya Korea, harimo ama Hyundai murazizi. Nongera nkabereka ku bantu musigaye mufite ikibazo ngo cy'ama K5, ama hybrid, nabazane igisubizo cyanyu. Hari abantu benshi musigaye munyandikira cyangwa mukamvugisha mumbwira ngo imodoka zagize ikibazo cya EBS, cyo twakwita nka feri. Hari amavuta meza yanyu twabazaniye yo kuzajya turakoresha amaferi kugira ngo imodoka igomeze kugira ubuziranenge. Mu gihe imodoka yawe yagize ikibazo cya feri, ubwo ndavuga ko bafite imodoka nka K5, K7, ama hybrid, aya ni amavuta meza ushobora gukoresha feri yawe aba ishobora gusubirana ubuziranenge byihuse. Mwongera nkabereka andi mavuta ushobora gukoresha muri moteri yawe azwi nka Kicks hybrid 10/20. Aya ni amavuta akora neza cyane ku modoka ya K7 ndetse n'abandi mutunze ama hybrid. Aya ni amavuta ashobora gukoresha neza cyane. Ubwo rero ubaye uyashaka ushobora kutugana ukoresheje nimero 0710 10 93 25 cyangwa se 0786343830. Ubwo ngubwo aho navugaga ku modoka, ku bantu mufite imodoka zijyanye na Hyundai, ku kijyanye n'amavuta, ushobora kwita ku mavuta neza, imodoka yawe ikaba yagomeza kugira ubuzima bwiza. Twagiye rero namwe banyeshuri mukeneye kwiga, mukeneye ama stage, mukeneye kongera ubumenyi muri mechanic automobile, hano muri Two System Auto Korean Garage Limited twabazaniye igisubizo kubafasha kugira ngo mugomeze kuzamura ubumenyi bwanyu mu gihe gito cyane. Icyo musabwa rero ni ukugomeza kuduha support yanyu ndetse mukanatugana tukabafasha, kuko ni ingenzi. Mukagana n'isheni yacu y'urubuga rwitwa iWatch TV. Ubu ngubu ngiye gutangira kujya mbigisha step by step. Tugiye guhera ku modoka bita Hyundai Santa Fe 2006 kugeza kuri 2009. Tugiye kureba step by step ibibazo ikunze kugira, se biterwa n'iki, ese ni gute twabyirinda.
ibyo bibazo nibyo nshaka kubereka uko twabyirinda step by step kugira ngo tugomeze kongera ubumenyi bwacu. Hari abantu benshi mukunda kuvuga ngo amayundayi yarananiranye, ariko ndagira ngo mbabwire my people, amayundayi ananirana ku bantu batazi kuyakora cyangwa se ku bantu batazi kuzitunga. Hyundai ni imodoka nziza ushobora gutunga neza rwose, ukumva ugenda mu modoka iguha umunyenga mwiza, imodoka ikujyana aho ushaka ukumva uranezerewe. Ubwo icyo musabwa rero ni ukwiga kuzitunga, mukamenya uburyo ki zikoreshwamo kugira ngo mugomeze kwirinda ibyo bibazo. Nta kindi rero, mugomeze mudukurikirane ku rubuga rwacu rwa iWatch TV, ari nako mukanda subscribe kugira ngo tujye tugomeza kubana umunsi ku wundi. Part 1 izaza iravuga ku modoka zizwi nka Hyundai Santa Fe kugeza kuri 2009, uko zikorwa n'uburyo zigwaramo n'uburyo zivurwamo. Thank you, mugomeze mudukorere subscribe. Thank you.